Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Turimo turaganira ku rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Mu cyumweru gishize muzi ko twari ku rwandiko rwa mbere. Hanyuma mu nkundire dusome amagambo yanditse nyine muri urwo rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri. Turasoma mu bice byaho bibiri, dusome n'umurongo wa 21. Handitswe ngo nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Mu nkundere twongere dusome mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso ibice byaho 2 n'umurongo wa 10. Handitswe ngo kuko turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana ibaha umugisha. Nje kukubwira ijambo rivuga ngo dukorere Imana twejejwe. Gukorera Imana ni byiza, Imana iduhamagarira kuyikorera. Ni nako dusomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso, turabo yaremye, Imana ituremeye imirimo myiza. Imana yaturemeye gukora, ariko dukwiye gukora twejejwe. Abaefeso bo Paulo yarababwiye ngo Imana yaturemeye gukora imirimo myiza turi muri Kristo Yesu. Hanyuma uyu murongo nawo dusomye muri uru rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice byaho 2 umurongo wa 21. Paulo agaruka kuri iri jambo abibwira Timoteyo, aramubwira ngo nuko umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, nibwo azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe. Bakundwa bene data, gukora ni byiza, ariko dukwiye gukorera Imana twejejwe. Twezwa dute? Twezwa nandi. Mugumane nanjye muri iki kiganiro. Muri uru rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo agaruka cyane ku bumwe bari bafitanye, cyangwa se relation y'umubyeyi n'umwana, nubwo yari yo mu buryo bw'umwuka. Ayigarukaho, ariko ikintu yatinzeho cyane muri uru rwandiko rwa kabiri yamwandikiye, yamubwiye umwifato, amubwira uburyo azitwara kubigisha, bigisha ibinyoma, bigisha inyigisho zipfuye, abahanuzi b'ibinyoma bavuga ibidakwiriye. Abitindaho, aramuhugura kugira ngo azabone nk'umwana we atazagwa mu mutego, ahubwo azamenye uko abyitwaramo. Atangiye iki gice cya kabiri rero twasomye ku murongo wa 21, atangiye yaramubwiraga ngo mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Arangije aramubwira ngo kandi ibyo wanyumvanye nawe ukomeze ubihamye, ubibwira abantu bo kwizerwa, nabo ntibabigumane, nabo bazabibwira abandi. Mana ishimwe. Arakomeza aramubwira ngo umva mwana wanjye, ujye ufatikanya nanjye wihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo.
aramubwira ngo ntabwo waba umusirikare ngo nurangiza wishyire mu by'iki gihe ngo maze uzaba ukinejeje uwakwandikiye ubusirikare. Aramwihanangiriza, amubwira byinshi, aramubwira ngo kandi icyo uzamenye ko umuntu iyo arushanijwe mu bikino ntajya agororerwa, ahubwo hagororerwa umuntu urushanijwe nk'uko bitegetswe. Arakomeza aramuhugura, arangije aramubwira ngo hari ibintu byinshi umuntu yakwibuka. Umuntu yakwibuka ibyamubabaje, akibuka abamuhemukiye, akibuka ibyamunejeje se, akibuka ibyo yahuye nabyo mu rugendo. Ni byinshi umuntu yakwibuka, ariko yageze ku murongo w'8 aramubwira ngo nyamuneka mwana wanjye Timoteyo, weho ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Haleluya. Yarakomeje aramubwira ko akwiye guhugura abantu, akajya barinda ababwira ngo birinde impaka, birinde kurwanira cyangwa ntibakarwanira amagambo y'ibinyoma. Aramuhugura, arangije aramubwira ku murongo wa 15 ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'Imana. Aramubwira ngo uzazibukira amagambo y'amanjwe, amagambo ataray'Imana uzayazibukire, abayavuga bazagubwa nabi, bazarushaho gushayisha. Yamubwiye byinshi. Ageze ku murongo wa 19 amubwira ko hariho urufatiro rukomeye rw'Imana, ko rugihari, ko rugihagaze, kandi ko ruriho ikimenyetso kivuga yuko Uwiteka azi abe. Arangije aramubwira ngo mu nzu y'inyumba, umurongo wa 20, ngo ntihabamwe ibikoresho by'izahabu n'iby'ifeza gusa. Aramubwira ngo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Ariko ageze kuri wa murongo twasomye aramubwira ngo ariko ubimenye, umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, uwo nguwo niwe wenyine uzaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe kikagirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Bene data bakundwa, dukorere Imana, tuyikorere, twahamagariwe imirimo myiza, n'icyo Imana yaturemeye uhereye kera, ariko dukorere Imana twejejwe. Twezwa dute? Twezwa nande? Iyo ukomeje ugasoma uru rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo mu bice 3, umurongo waho wa 16 n'uwa 17, mu nkundere mpasome. Haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Imana ishimwe. Bakundwa bene data, twezwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritweza. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu bice 17, umurongo wa 17, haranditswe ngo ni Yesu wasabaga Data, aravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ubereshe ukuri. Ukuri ninde bakundwa bene data? Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Yohana yanditse ibice 12 umurongo wa 6, ni harya Yesu yavuze ngo nige nzira, nige kuri. Ukuri ni Yesu. Hanyuma wasoma ubwo butumwa bwa Yohana yanditse bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 1, ukabona ngo mbere na mbere hariho jambo, uwo jambo yahoranye n'Imana, jambo yari Imana. Mu biriho byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Jambo ni Yesu. Ukuri ni Yesu. Yesu aravuga ngo ubereshe ukuri, ari gusaba Data ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Mbese muri makeya Yesu niwe utweza. Kwerezwa muri Yesu. Yo tuvuze ngo twezwa n'ijambo, twezwa n'ukuri. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Yesu niwe kuri. Yesu niwe jambo ryaremye iy'isi. Iyo twemeye Yesu tukamwizera, tukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, twakira kwezwa, tugatunganywa, tukaba amahoro.
twezwa n'ijambo. Yesu abaho umugisha. Rero ijambo ryatubwiye ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye. Kwezwa tubonye yuko Yesu niwe utweza. Iyo tumaze kumwemera tukamwizera ko ari we watubabariye ibyaha, dukurwaho ibyaha, tugakurwaho urubanza rw'urupfu, tugakurwaho urubanza rw'ibyaha, tukajya muri Yesu. Hanyuma icyo gihe ngo tuba tubaye igikoresho kizima cyejejwe, kikagirira nyiracyo umumaro. Wa wundi waduhamagaye waturemeye imirimo myiza kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Ntushobora kwezwa utejejwe n'ijambo. Bibiliya igitubwira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 15, usomye umurongo wa 3 n'uwa 4, haravuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mumaze kwezwa na Kristo kuko mumaze kumwizera no kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Umurongo wa 4 ukakubwira ngo mugume muri jye, ni Yesu bivuga, nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Dukwiye kwizera Yesu, twarangiza tukanaguma muri we. Ubwo ngubwo icyo gihe nibwo tuzaba igikoresho kizima cyejejwe, cyatunganirijwe imirimo myiza yose kandi kigirira nyiracyo umumaro. Imana nibaho umugisha, dukorere Imana twejejwe kugira ngo tuzahabwe ingororano.